nshuti zanjye, urugendo rugoye rwa Yesu ruratangiye. Ariko igihe Yesu yajyaga gupfa, Yuda ibitekerezo byari byarahindutse, atakibuka n'icyamuzanye. Niko bimeze abantu baje badakurikiye Imana, bakaza mu gakiza nta muhamagaro bafite, mbere y'uko itorero rya Kristo rirenganwa, bazaba batakinibuka ko babatijwe, bazaba batakinibuka yuko bamanitse akaboko kuri Yorodani. Kubera iki? Bazaba baravuye ku cyifuzo cyabazanye, bageze ku byo Satani bifuzaho. Mu myaka iri imbere uzazura n'umuntu akubwire ngo nabishingutsemo, nabonye ntacyo birya, ntabwo igifu kibisya. Uwo ni umutima wa Yuda. Bishoboka ko uyu munsi waba uri mu itsinda ry'abantu b'Imana, bishoboka ko waba uri umuririmbyi, waba uri umubwiriza, waba uri umwizera, ariko biteye agahinda, biteye n'akaga kubona iminsi yawe ya nyuma y'ubuzima bwawe upfuye udaheruka mu rusengero, udaheruka ijambo ry'Imana, udaheruka kwihana, ku buryo n'abapagani muri mwo bavuga bati ruramwibye kandi nta bugingo buhoraho afite. Yuda iminsi ye ya nyuma yabaye mibi cyane. Birababaje kuba umuntu ashakirwaho amakuru y'Imana, birababaje kuba umuntu yambaye imyambaro y'idini, birababaje kuba umuntu ari umuntu abantu bashakiragaho ijambo rizima, ariko bakamutoranya kubera amayeri n'uburyarya n'ubwenge bw'ubucakura. Iyo abantu bagiye kugutoranya, wowe batoranya bakurikije iki? Ni cye kintu kijya gituma bakwitabaza mu manza? Niki gituma umuntu akwitabaza mu bibazo? Nukubera ko uri umuntu w'Imana usenga, cyangwa ufite ubundi buryo Satani agukoreramo? Imana yarabibonye neza ko uyu witwa Ana ni umunyamanyanga, ariko arimo arayegera cyane. Reka njye ikintu nkubwire, inshuti Satani yagusize niyo izakurimbuza. Hari abantu batajya bagira amahitamo yabo. Ijuru ribonye uyu muntu witwa Kayafa ari umuntu ufite, aramutse yeretswe amateka y'iby'Imana, akigirira amahirwe yo gutekereza, byibuze hari ikintu hari uburyo yahinduka. Ijuru ryakoze iki rero? Uko Yuda yakomezaga kwirengagiza impuhwe yagirirwaga, niko Yesu yarushagaho kumwereka urukundo. Nyamara nubwo yatangajwe ndetse akababazwa nuko Yesu yatahuye icyaha cye, Yuda yakomeje kwinangira umutima. Hanyuma y'ifunguro ryera, Yuda yarasohotse ngo ajye gukomeza umurimo we w'ubugambanyi. Ku ifunguro ryera, abigishwa Yesu yaravuze ati nubwo twicaye aha, ungambanira arimo hano. Abandi bigishwa bacecetse, Yuda barasimbutse ngo ni njyewe. Yesu aramubwira ati wakabimenye. Yuda ntiyigeze abwira Yesu ati mbabarira, ni kamere iri muri njyewe. Muri uyu mugoroba tugiye kwinjira mu buzima bwa Yuda, tureba aho ahurira n'ubuzima bwacu. Kandi ikintu cyarimbuye Yuda nusanga kiri mu buzima bwawe, uve hano wihannye, usaba Imana ikugenderere. Uyu munsi ntukakangwe nuko umuntu akiza abantu ngo abasengere bagakira, ntukajye ukangwa nuko umuntu ngo yirukanye abadayimoni. Birashoboka ibi bintu byose Yuda yabikoraga, kandi mu mutima we Yesu adafitemo aho kwicara. Ntuzakangwe n'umuntu ngo arabwiriza, ntuzakangwe n'umuntu ngo araririmba. Imana yo mu ijuru niyo ituzi, naho abantu bo nta kintu babazi. Iyo bavaga mu murimo, Yuda niwe wagendanaga igikapu cy'intumwa, kubera ko yarazi ko kwiba ari bibi. Ngo yabonaga yabizi icyuya, akihanagura icyuya agakora mu gikapu, akavuga ngo ubundi ubu umuntu wize amashuri nk'ayanjye aramutse agiye guhembwa umubyizi yahabwa ngahe? Akayabara, yarangiza agahita avuga ati yahembwa 20,000, agakora mu mufuko w'intumwa, akabika 20, akavuga ati ngiye sinjya agenda mu ngendo zitarimo ikintu. Umutima wa Yuda wamaze kwinjira no mu nzu y'Imana, aho akantu kose gasigaye ari amafaranga. Umuntu araza kugusura urwaye, yarangiza akagusengera, akakubwira ati kutamaye essence, kandi nta n'imodoka agira. Ubundi mwaka essence nta na moto, essence niyi. Ibintu byose byabaye amafaranga. Urajya gukora ubukwe, umudiyakoni akakubwira ati rero kubona urusengero hari iwacu biragoye, uzanshake mbikwereke.
yarangiza kandi ni serivisi yoroshye, ni ukuza ku isabato ukavugana n'ababishinzwe akakubwira ko bikomeye, umupfumbatisha udufaranga, umugurira icyayi hano mu mujyi akakubwira tohereza momo mvugane n'umudiyakonikazi, yarabuze twaramubuze, ukohereza momo y'ibihumbi 5 ati aya ntago yamuhamagara. Ni ba Yuda, ba Yuda bari mu makorari, ba Yuda bari ku ruhimbi. Rimwe na rimwe Yuda uzamuhamagara asengera umurwayi wawe akire, narangiza kubwira ati kutama amafaranga uragira ngo nongere mutanangire yongera arware. Yuda ntashobora gukora urugendo rutarimo agafaranga. Ariko mwiriwe niba utari Kayafa uri Yuda. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Imana namwe ibaha umugisha, murakoze cyane. Namwe yego umuyobozi abakurikirane, turaza kuvugana. Hari yego muze kwicara aha hafi gutya, biraza kuza kudufasha. Ikindi nagira ngo mbaze, hano haba hari umushyitsi twabanye tumaze kubana inshuro 3 utari umudivantiste, byibuze inshuro 3, ashyira ikiganza hejuru. Yes, Imana ibaha umugisha. Hagurukira uri. Murakoze cyane. Ni benshi cyane rwose. Reka nsabe muhagurukire, mukomeze aho muhagaze rwose, ntago tubazana imbere muhumure. Ndagira ngo hagira abantu bagenda bajye kumuhoberera bariya abantu. Icyo ni icyambere. Yego, icyo ni icyambere. Hagira abantu babamuhoberera. Nyine uwicaranye n'abantu babarakare, ubusa amatangazo ndimo kuvuga ntago yumvikana. Dore hari umuma muri iruhande rw'urimo kwibaza ngo barimo baravuga iki kuri bafure. Yego, Imana ibaha umugisha. Muri mwebwe rero mfite impano, ariko nagira ngo mbihere ikizami. Abafite mikrofone sans fil mwashaka uburyo munjyana ya mikrofone sans fil hariya. Hagire utubwira ibyigisho byamufashije. Yego, ibyigisho byamufashije. Yego, ufite icyo wavuga ati nge maze kunguka iki n'iki. Yego, mu byigisho twize. Yego, jyana hari inyuma, nyaruka. Icyigisho kibuza umuntu guhungira umwanzi ku mwanzi. Yego, nikirebana n'umubatizo. Yego, n'ikibazo kitubaza ngo byagenze bite kugira ngo usubire inyuma. Yego, murakoze cyane. Komeza uhagarare. Hari undi mugende mutubwira mudukopeza icyo mwakuyemo. Rwose uriya muntu mumumpera amashyi menshi cyane, aragitsinze pe. Yego, undi ufite icyo yungutse muri bari abantu bahagurutse nonaha. Yego, wowe ukomeze uhaguruke. Hari undi? Abandi ntago nta kintu mwibuka. Tambuka baguha impano wowe. Reka nsabe umwarimu akumpere impano y'igitabo. Yego, ubwo nari ngiye gutanga impano, ariko biragaragara yuko abantu biga ariko ntibagira aho bandika. Imana iguha umugisha, turakwishimiye mu nzu y'Imana, kandi iyi mpano tuyigize iyawe, ibisubizo by'ibibazo byawe. Imana igufashe kandi ikomeze iguha imbaraga yo gukunda ijambo ryayo. Reka mbasabe muri uyu mwanya, mbasabe mwese mujye juru, dusenge dutangire twiga ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe turanezerewe, tunejejwe cyane n'urukundo dukunda. Tugushimiye kandi uburyo ijambo ryawe ryaduhaye imbaraga zo kugaruka mu nzu yawe. Tugushimiye kuko waturaritse ari nako wararitse abashyitsi, kubera ko icyo twifuzaho twese ni kimwe. Icyo twifuzaho ni ukumvira ijambo ryawe, no gushyira mu bikorwa icyo ridusaba, no gutera umugongo ibinyoma. Ubwo twese duhuje intego rero, turasaba imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo iri jambo tugiye kubumbura ntirisigara aha ngaha, ahubwo ryinjire mu mutima
kugira ngo yaba uyu munsi ejo cyangwa ejo bundi rizabyare umusaruro mu mahitamo yacu. Kandi umuntu wese uri ufite ibibazo ubane nawe, uremerewe ku mutima umworohereze, uremerewe ku mutima umufashe. Amasezerano yawe uyaduhe kugira ngo muri uyu mugoroba ntihaboneke ikintu cyose cyabuza abana bawe kumva ijambo ryawe. Ngaho rero tukweretse n'abarimo kwigana natwe batari hano ariko turi kumwe nabo ku ikoranabuhanga, ubane nabo. Buri muntu wese aho ari aguha ituze kugira ngo ubashe kwinjira mu mutima we ugire icyo ukora. Kandi ku musozo w'iki cyigisho aba ari we duhanga amaso, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo abantu bane ijuru ryagoragoje bikagira gute? Bikanga. Abantu bane ijuru ryagoragoje birangira byanze pe. Aba bantu bane ni bande? Turaza kujya muri Bibiliya tumenye ngo aba bantu bane ni bande, kandi ni iyihe mpamvu yatumye binangira, ni iyihe mpamvu yatumye ijuru rikabakaba imitima yabo ariko bikarangira byanze. Nimureba neza mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana muzabonamo amagambo atandukanye. Nimureba mu gice cya 18 Bibiliya itubwira bafata Yesu. Igihe cyo gufatwa kwa Yesu gisohoye, mu by'ukuri Yesu yinjiye mu bihe bidasanzwe. Aho bamujyanaga hose yahahuriraga n'umuntu, kandi buri muntu wese wagombaga kugira uruhare mu rupfu rwa Yesu. Yesu yagize impuhwe, amugirira ineza, akabakaba umutima we, ariko Satani ajya adanangira abantu. Ndagira ngo rero muri uyu mugoroba twinjire muri Bibiliya zacu. Yohana igice cya 18 turahera ku murongo wa 19. Bibiliya iravuga ngo umurongo wa 19, Yohana igice cya 18 19, nuko umutambyi mukuru abaza Yesu ibyo abigishwa be n'ibyo yigishaga. Yesu aramusubiza ati, nigishaga bisi neruye, iteka nigishirizaga mu masinagogi no mu rusengero aho abayuda bose bateranira, ntacyo navuze rwihishwa. Urambariza iki? Abumvaga bo barabo ubaza ibyo nababwiye, nibo bazi ibyo navuze. Amaze kuvuga atyo, umwe mu basirikare wari uhagaze aho akubita Yesu urushyi ati, uko niko usubiza umutambyi mukuru? Yesu aramusubiza ati, niba mvuze ikibi kimpamye, ariko niba ari neza umpoye iki? Nuko Ana amwohereza ari imbohe kuri Kayafa umutambyi mukuru. Nshuti zanjye, urugendo rugoye rwa Yesu ruratangiye. Yesu baramufashe bitewe no kugambanirwa n'umwigishwa we. Yesu barangije bamujyana kwa Kayafa. Bamugejeje kwa Kayafa, ndetse Ana na Kayafa bari abantu bagendanaga kubera ko umwe yagombaga gufasha undi amanyanga. Nimureba neza mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, hagaragaza yuko Ana yari umukuru w'umuryango wari ku butambyi, kandi kubera imyaka ye y'ubukuru yarazwi n'abantu bose, ndetse bamufataga nk'umutambyi mukuru. Bamugishaga inama, kandi ibyo yababwiraga babifataga nk'ibikomotse ku Mana. Yifuzaga rero kubanza kubona Yesu wari imfungwa y'ubutegetsi bwa gitambyi. Byari ngombwa ko agomba kuhaba mu gihe babazaga imfungwa, kugira ngo Kayafa utari umaze igihe kinini ku butambyi atavaho yibagirwa kurwanirira impamvu bumvaga ko ari ingenzi kuri bo. Yesu Bibiliya itubwiye ko bamujyanye kwa Kayafa, ariko se Ana yaje mate? Ana yari yarahoze ari umutambyi, avaho asimburwa na Kayafa. Kayafa yari umutambyi mushyashya udafite ubunararibonye bw'ubugome n'ubwesikoro. Kubw'ibyo rero mu gihe Yesu yari ajyanywe mu rubanza, byasabye yuko Ana nawe aza. Kubera iki Ana bamuzanye? Bifuzaga ko Ana abafasha akoresheje amayeri,
uburyarya n'ubwenge yari afite kugira ngo uko byamera kose Kristo atsindwe n'iki? N'urubanza. Birababaje kuba umuntu ashakirwaho amakuru y'Imana. Birababaje kuba umuntu yambaye imyambaro y'idini. Birababaje kuba umuntu ari umuntu abantu bashakiragaho ijambo rizima, ariko bakamutoranya kubera amayeri n'uburyarya n'ubwenge bw'ubucakura. Iyo abantu bagiye kugutoranya, wowe batoranya bakurikije iki? Ni ikihe kintu kijya gituma bakwitabaza mu manza? Ni iki gituma umuntu akwitabaza mu bibazo? Ni ukubera ko uri umuntu w'Imana usenga, cyangwa ufite ubundi buryo Satani agukoreramo? Uyu mutambyi witwa Kayafa rero, Imana yarabirebye ibona ari mu kibazo. Dosiye ya Yesu, y'urubanza rwa Yesu, agomba kuyitwaramo neza. Imana yarabibonye neza ko uyu witwa Ana ni umunyamanyanga, ariko arimo arayegera cyane. Reka njye ikintu nkubwire, inshuti Satani yagusize niyo izakurimbuza. Hari abantu batajya bagira amahitamo yabo. Ijuru ribonye uyu muntu witwa Kayafa ari umuntu ufite, aramutse yeretswe amateka y'iby'Imana, akigirira amahirwe yo gutekereza, byibuze hari ikintu hari uburyo yahinduka. Ijuru ryakoze iki rero? Buri muntu wese yateze amatwi, amaso yose bayahanze Yesu ubwo yasubizaga ngo urabyivugiye. Mu maso ha Yesu hasaga n'ahamurikiwe n'umucyo ukomoka mu ijuru. Maze Yesu yarari imbere yande? Imbere ya Kayafa. Maze uwo mucyo ukomeza kugaragara kuri Yesu. Maze akomeza avuga ati, kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Yesu kwa Kayafa yaheruriye yuko nanapfa azazuka, kandi igihe kizagera akagaruka. Kandi Yesu nagaruka azaba agiye guca imanza. Ndetse amaze kuvuga gutyo, hamaze akanya ubumana bwa Kristo burimo kurabagirana mu bumuntu bwe. Umutambyi mukuru yafashwe n'ubwoba ubwo yari ahagaze imbere y'amaso asesengura y'Umukiza. Umucyo waramanutse uza kuri Yesu. Ijisho rya Yesu rihinduka irya gihanuzi. Yesu atangira kureba mu mutima w'uyu mugabo witwa Kayafa. Bibiliya iratubwira ngo rero uyu mutambyi mukuru yahise afatwa n'ubwoba, yari ahagaze imbere y'amaso asesengura y'Umukiza. Indoro ya Kristo yasaga naho irimo gusoma intekerezo ze, kandi igurumanira mu mutima we, kandi mu buzima bwe bwose. Hanyuma y'ibyo ntiyigeze yibagirwa amaso yamurebaga y'umwana w'intama. Reka mbabwire ngo Yesu yarebye Kayafa ijisho, na nyuma y'uko Yesu apfa, Kayafa yahoraga abona ijisho rya Yesu rimureba. Kubera iki? Imana yamwegereje ubwami bw'Imana, arangije araburangarana. Byagenze gute rero? Yesu yaravuze ati, kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Muri aya magambo Kristo yagaragaje ibihabanye cyane n'ibyari birimo gukorwa ako kanya. Umwami w'ubugingo n'icyubahiro azaba yicaye iburyo bw'Imana. Kristo azaba umucamanza w'abatuye isi bose, kandi umwanzuro azafata nta n'umwe ushobora kuzawujuririra. Ibihishwe byose bizerekanirwa imbere y'Imana, kandi umuntu wese azacirwa urubanza ruhwanye n'ibyo yagize gute? N'ibyo yakoze. Kayafa yari arimo gucira Yesu urubanza. Ijuru rikopeza Kayafa yuko naryo ryateguye umunsi w'iki? W'urubanza. Kandi Imana yatoranyije umuntu izarucisha. Uwo muntu ni Yesu Kristo. Kangira ikintu mbabwira, ntimureba ko mwirirwa mucira abantu imanza? Ntimureba ko mwirirwa mucyurira abantu, muca abantu intege mu by'Imana? Umunyantege nke mukirirwa mumuvuga ngo yaraguye yagize gute? Mujye mumenya ko twese tuzacibwa urubanza imbere y'Imana. Ibyo dukora, ibyo tuvuga, imbaraga dukoresha duca abantu b'Imana intege, amagambo tuvuga y'urucantege, yose azagaruka mu rubanza. Ijuru ryakomeje kuganira n'umutima w'uyu muntu. Amagambo ya Kristo yatangaje cyane umutambyi mukuru. Igitekerezo cy'uko hazaba umuzuko w'abapfuye, igihe bose bazahagarara mu rubanza imbere y'Imana,
kugira ngo bahemberwe imirimo bakoze. Ni igitekerezo cyateye ubwoba cyane Kayafa. Kayafa yabwiwe ko abapfuye bazazuka, Kristo akagaruka, yamara kubazura nyuma hagakurikiraho urubanza, kandi buri ngingo yose y'ubuzima bw'umuntu izakurikiranwa. Ubwoba buramutaha, ntiyifuzaga kumva ko mu bihe bizaza nawe azacirwa urubanza rushingiye ku mirimo ye. Mu ntekerezo ze hanyuze igisa n'amashusho agaragaza uko bizaba bimeze mu rubanza ruheruka. Ijuru ryaramukopeje rimwereka amateka ye, ibyaha yagiye akora ngo byaciye imbere ye nk'amafoto. Ibi byose Imana yabikoraga kugira ngo aze kwikanga, amenye ko uwo ahagaze imbere ari umucamanza w'isi n'ijuru, ari we utanga agakiza. Yari yaragiye ahubuka, yica abantu, abafatira imyanzuro mibi, ariko ijuru ryari ryamubwiye ngo gasopo, ibi bintu byitondemo. Ndagira ngo nkubaze, ujya wicara ugatekereza filime y'ubuzima bwawe kuri wa munsi ubw'amafoto azaba aguca imbere, ubw'amashusho y'ubuzima bwawe, amateka yawe, ibyaha wakoze ku mugaragaro, ibyaha wakoreye mu murimo w'Imana, ibyaha wakoreye mu rwihisho, ndetse n'ibyo abantu batazi. Wari uzi ko Imana ibifite kandi izabyegeranya ikabikoramo akantu kameze nk'agafilime mujya mubona k'amafoto y'ubukwe? Kagira ikintu babwira, Imana iratuzi. Uyu mugabo yabonye ibihe biteye ubwoba, ubwo ibituro bizakinguka, abapfuye bakazuka, amabanga yibwiye ko atazamenyekana akajya ahagaragara. Yumvaga asa n'uhagaze imbere y'umucamanza uhoraho, kandi uyu mugabo Kayafa amaso ye atagira icyo ahishwa. Yasomaga ibiri mu mutima we, kandi amabanga ajyana n'abapfuye yari yarashyizwe ahagaragara. Intekerezo z'uyu mutambyi mukuru zavuye mu byo yasaga naho yerekwa. Amagambo ya Kristo yaramushegeshe kuko yari umusadukayo. Kayafa ntiyemeraga na gato ibyerekeye umuzuko, ntiyemeraga iby'urubanza, ndetse ntiyemeraga iby'ubuzima bw'ahazaza. Imana imukorera rezime. Kayafa amenya yuko ubuzima bw'ahazaza buhari, abantu bazazuka, kandi hari umunsi Imana izaciraho abantu iki? Urubanza. Amaze kubimenya rero, yuzuwe n'uburakari bwa Satani. Arangije yibaza impamvu imfungwa iri imbere ye ishobora kumukubitisha amagambo y'imyumvire idasobanutse. Amaze kureba filime y'amateka, ijuru rimweretse amateka ye, rimweretse umunsi azaba ahagaze ku munsi w'urubanza, uburyo Kayafa azaba ahagaze. Satani araza abwira Kayafa ati, ntibagushyireho iterabwoba kama mbaya. Kayafa yahise arakara, afata umwanzuro yafashe ni uwuhe rero? Yashishimuye imyenda ye kugira ngo agaragarize abantu uburakari, maze asaba ko batakomeza urubanza, ko ahubwo bakwiriye kubamba Yesu. Satani yaranamubwiye ati, kandi akababaro ufite hita ushwanyaguza n'ibyo byenda wambaye. Umwenda Kayafa yari yambaye nguriye uko wabaga umeze. Uyu mwenda Imana yawutanze mu gitabo cyo Kuva igice cya 28 umurongo wa 4 kukomeza kugeza ku murongo wa 43. Imana yari yarategetse umutambyi mukuru, yari umuntu uhagarariye Imana, ugomba kuza gutambira ibitambo abantu, akabahuza n'Imana. Uyu mutambyi mukuru uko yabaga yambaye ibyabaga bifite ubusobanuro bw'icyo Kristo azagira gute, icyo Kristo azakora. Satani aramubwira ati, ubundi ibintu urimo ni ibiki? Shwanyaguza ibyo byenda. Nshuti zanjye, iyi myenda yashushanyaga ubuzima, urupfu, umuzuko, urukundo, gukiranuka no kurwanira ishyaka, ibyo Kristo azakorera abanyabyaha. Arangije Satani aramwongorera ngo nace imyenda. Amaze kwica byagenze gute? Umutambyi mukuru ntiyari yemerewe gushishimura imyambaro ye hakurikijwe amategeko y'Abalewi. Byari bibujijwe mu bisanzwe, wari umuhango w'Abayuda gushishimura imyambaro iyo wabaga wapfushije umuntu. Ariko umutambyi mukuru
ntiyari yemererwa guca imyenda, kuko umutambyi mukuru imyenda yari yambaye yashushanyaga gukiranuka kwa Kristo. Byagenze gute rero? Ibyo abatambyi bambaraga byagombaga kuba byuzuye kandi nta nenge bifite. Iyo myambaro myiza y'abatambyi yashushanyaga imico ya Yesu Kristo. Murumva icyaha yakoze? Yakoze icyaha gikomeye. Ni nkaho yafashe Yesu aramushwanyaguza, guca imyenda gusa. Buriya reka ngira ikintu mbabwira, Satani hari igihe dukoresha akaha tukagira ngo ni gato, ariko waza kureba ubusobanuro bw'ibyo cyaha ugasanga Satani yagukoresheje ikintu kibi cyane, guca imyenda. Imana rero niyo yategekaga ko imyambaro hamwe n'imyitwarire ndetse n'amagambo by'abatambyi biba bitunganye rwose. Umutambyi mukuru rero wahangaraga kujya mu murimo w'ubutambyi ndetse akajya mu buturo bwera afite umwambaro ushishimuwe, yafatwaga nk'uwamaze kwitandukanya n'Imana. Mu gushishimura imyenda ye yabaga yivanye ku murimo wo guhagararira Imana. Imana ntiyabaga ikimwemera nk'umutambyi uyihagarariye. Mu magambo make, Satani yatumye yanga ijambo ry'Imana, yanga kwihana imbere ya Yesu, kandi Yesu yamuhaye amahirwe. Ndetse Satani arangije ahita amubwira ati shwanyuza imyenda. Yari atanze ikimenyetso ko nta juru akeneye, nta n'agakiza gakomoka muri Kristo Yesu agize gute akeneye. Amagambo akomeye, muraza gusoma igitabo cy'ibivuzwe byose paje 554 haranditswe ngo ubwo yashishimuraga imyambaro ye, Kayafa yahinyuye amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana niyo yari yarashizeho uriya mwambaro. Noneho ngo amategeko y'abantu yo yavugaga ko umutambyi aramutse arakaye ashobora gufata ya myenda akayica. Kubw'ibyo rero Kayafa ntiyakurikije icyo Imana ivuga, yakurikije icyo abantu bakora, icyo abantu bavugaga. Kuva uwo munsi, bitewe n'iri kosa rikomeye, Kayafa yahanaguwe ku bantu bazabona ubugingo buhoraho. Kuri liste y'abazabona ubugingo buhoraho yavuyeho. Kubera iki? Imana yamwegereje agakiza, Yesu amugenera umwanya we ku giti cye, amwereka ko akwiye kwitwararika, kuko uwo nguwo wicaye imbere ye niwe uzacira abatuye isi bose iki? Imanza. Uyu mwenda Kayafa yaciye wari uriho amabuye 12 yabaga ku gatuza k'umutambyi. Ayo mabuye yasobanuraga iki? Imbere y'umusozo hari amabuye 12 y'izahabu atondetse ku mirongo, iriho amabuye 4 kandi nk'uko byari bimeze yari yayandi yo ku ntugu. Aya nayo yari yanditsweho amazina y'imiryango y'Abisiraheli. Amabwiriza y'Uwiteka yaraya ngo Aroni azajye yambara ku mutima we amazina y'abana ba Isiraheli ari kuri uwo mwambaro wo ku gituza wo kungurisha inama. Uko yinjiye ahera aba ari rwo rwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka ubudasiba. None aya mabuye yabaga kuri uriya mwenda Kayafa yaciye yasobanuraga iki? Ni nako Kristo umutambyi mukuru ukomeye kubw'amaraso ye asabira umunyabyaha imbere ya Data, afite ku mutima we izina ry'umuntu wese wihana kandi wizera. Amen. Uyu mwenda yaciye ni nkaho yaravuze yuko Yesu nta gakiza yatanga. Yakuwe ku rutonde rw'abantu bazabona ijuru, asigara ari umuntu wambaye imyenda y'idini idafite iki? Ubusobanuro. Yesu amaze kuzuka, intumwa zimaze guhabwa umwuka wera, uyu mugabo yakomeje kugenda ku ntumwa azigirira nabi, ariko n'ubundi yapfuye nabi. Iyo udakoresheje amahirwe yo kubana n'Imana, iyi Imana ikwegereye ikakugoragoza bikanga, kuri liste y'abazabona ubugingo buhoraho igukuraho, ukazakomeza kuba umuntu ubyara, ugura imyenda, ugura amamodoka, wubaka amazu, ugenda ariko ubereyeho kurya no kunywa gusa, kuko nta bugingo buhoraho uzabona. Simbi kwifuriza. Imana nawe irimo irakugoragoza. Ubu nubwa mbere wumvishe ko hazabaho urubanza, nubwa mbere wumvishe ko ibyo twakoze byose Imana izabitondeka ikabituzanira, nubwa mbere umenye ko twebwe turi abami n'abatambyi tugomba kumenya uko twitwara imbere y'Imana yacu. Nshuti zanjye, mukwiye kwitonda. Uko utinda mu cyaha niko kidanangira umutima wawe. Nshuti zanjye,
umuntu wa kabiri Bibiliya itubwira Yesu yagerageje agaha inama mu buryo budasanzwe n'umuntu bita Yuda. Murebe muri Bibiliya zanyu, umuntu bita Yuda Yesu nta kuntu atamugoragoje. Yuda yagize gutya afata umwanzuro ukomeye. Nimureba neza mu gice cya 18 umurongo wa 5 baramusubiza bati ni Yesu w'i Nazareti dushaka. Arababwira ati ni njye. Bibiliya muri Yohana 18 umurongo wa 5 baravuga ngo na Yuda umugambanira yarahagararanye nabo. Igihe abantu bazaga gufata Yesu, Yesu yahuye nabo arababwira ati muri bande, murashaka nde? Bati turashaka Yesu. Arababwira ati ni njyewe. Baramureba mu maso bikubita hasi. Yesu arongera arababyutsa arababaza ati ariko murimo murashaka nde? Bati turashaka Yesu. Ni njyewe. Barongera bikubita hasi. Ubwa gatatu Yesu arebye asanga igitero kirimo na Yuda. Yuda bari bamuhaye amafaranga ariko baravuga bati niyongere yegere hino turwaze tunajyane nawe niwe uzaho Yesu ari. Yuda nawe ari mu bantu ijuru ryagoragoje, ariko ubuzima bwe iminsi ye ya nyuma aho kugira ngo abe mu gitero cy'ingabo z'Imana, iminsi ye ya nyuma yari ari mu gitero cy'abagambanyi, abicanyi b'abantu bica abantu b'Imana. Umugabo umwe witwa Balamu baramuhamagaye ngo avume ubwoko bw'Imana. Balamu arabireba abona biramucanze, arahagarara ngo abavume biranga. Arababwira ati nta muntu wavuma Uwiteka haye iki? Haye umugisha. Baramubwira bati rero nta gafaranga kandi kari karimo. Balamu arangije ati nimukame ndabagira inama. Abwira abapagani uburyo bazatega Abisiraheli mutego. Aravuga ati muntegurire inzoga, mutegure ibirori, mutegure abakobwa bafite amasura meza b'indaya. Nimurangiza mubitegure, ngewe nzajya mu nkambi y'Abisiraheli mbatumire. Abanyamatsiko bazaza, uzaza uhagera azaza asambana anywa inzoga. Ndabizi neza ko nibasambana bagasenga ibigirwamana bakanywa inzoga, ibyo byaha bitatu Imana yabizabavamo basigara ari ibipampara gusa. Kuko byagenze. Igihe rero bari bagiye kurwana urugamba, ngo Balamu nawe murabyibuka yuko igihe yajyaga kuvuma Abisiraheli bikanga, yasabye Imana ngo azapfe nk'uko abakiranutsi bagira gute bapfa. Ariko umunsi umwe Abisiraheli bararwanye, barimo kugenda bareba mu mirambo y'abanzi babo, batungurwa no gusangamo umurambo wa Balamu. Balamu yagize icyifuzo cyo gupfira mu bwoko bw'Imana, ariko iminsi ye ya nyuma yaguye mu gitero cy'abanzi b'Imana. Bishoboka ko uyu munsi waba uri mu itsinda ry'abantu b'Imana, bishoboka ko waba uri umuririmbyi, waba uri umubwiriza, waba uri umwizera, ariko biteye agahinda, biteye n'akaga kubona iminsi yawe ya nyuma y'ubuzima bwawe upfuye udaheruka mu rusengero, udaheruka ijambo ry'Imana, udaheruka kwihana, ku buryo n'abapagani muri mwe bavuga bati ruramwibye kandi nta bugingo buhoraho afite. Yuda iminsi ye ya nyuma yabaye mibi cyane. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi cyigisho cya 72 haranditse ngo Yesu yagaragaje kwihangana cyane mu gihe cyose yari kumwe n'uwo muntu wari mu bigeragezo witwa Yuda. Nta kintu Yesu atakoze ngo akize Yuda. Nubwo inshuro ebyiri yari yaracuze umugambi wo kugambanira umwami we, Yesu we yakomeje kumuha amahirwe yo kugira gute kwihana. Buriya Yuda yagurishije Yesu, yari yarabigerageje inshuro ebyiri bipfuba. Yesu akabimenya ko Yuda ashaka kumugurisha, ariko Yesu akavuga ati hoya, ndamutse mbimubwiye yagira ngo ndamucyuriye akagenda, kandi navuze ko unsanga ntazamwirukana na ryari na hato. Yesu akomeza kurwaza nk'uko nawe arimo kukurwaza. Nshuti zanjye, yari yaracuze umugambi wo kugambanira umwami we. Yesu we yakomeje kumuha amahirwe yo kwicuza. Yesu yashoboraga gusoma imigambi yo mu mutima wa Yuda, kandi ku nshuro iheruka Yesu yamuhaye igihamya cy'uko Yuda agomba kumenya ko Yesu ari umwana w'Imana. Uwo wari umuhamagaro uheruka wo kwihana,
kuri uwo mwigisha udatunganye. Umutima wa Kristo n'ubumana ndetse n'ubumuntu ntacyo utari warakoze ngo ugarure nde Yuda. Yesu yakoresheje ubumana, akoresha ubumuntu, akoresha imbaraga zose ngo akize umutima wa Yuda, ariko Yuda aranga. Nshuti zanjye, uko Yuda yakomezaga kwirengagiza impuhwe yagirirwaga, niko Yesu yarushagaho kumwereka urukundo. Nyamara nubwo yatangajwe ndetse akababazwa nuko Yesu yatahuye icyaha cye, Yuda yakomeje kwinangira umutima. Hanyuma y'ifunguro ryera, Yuda yarasohotse ngo ajye gukomeza umurimo we w'ubugambanyi. Ku ifunguro ryera, abigishwa Yesu yaravuze ati nubwo twicaye aha, ungambanira arimo hano. Abandi bigishwa bacecetse, Yuda barasimbutse ngo ni njyewe. Yesu aramubwira ati wakabimenye. Yuda ntiyigeze abwira Yesu ati mbabarira, ni kamere iri muri njyewe. Muri uyu mugoroba tugiye kwinjira mu buzima bwa Yuda, tureba aho ahurira n'ubuzima bwacu. Kandi ikintu cyarimbuye Yuda nusanga kiri mu buzima bwawe, uve hano wihannye usaba Imana ikugenderere. Mumbwire, Yesu yakoresheje ubumana ngo akize Yuda, biranga. Akoresha ubumuntu, biranga. Kugeza ubwo Yesu yavuze ngo abo wampaye bose narabarinze, nabarindiye mu izina ryawe ryiza wampaye, nta n'umwe wabuze keretse umwana wo kugira gute wo kurimbuka. Nta muntu wavutse ku isi ngo Imana igene ko azaba umwana wo kurimbuka, ahubwo kunangirwa na Satani nibyo bituma uhinduka umwana wo kurimbuka. Uyu Yuda yahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, kandi yangiye Yesu kugira icyo amumarira. Nimureba neza, igitekerezo cya Yuda kigaragaza ukurangira nabi kw'imibereho yashoboraga kuba yaragiriye imigisha ku Mana. Mu ntege amatwi, ahari iyo Yuda aza gupfa mbere yo gukora urugendo rwe rwa nyuma agiye Yerusalemu, rwa rugendo yagambaniyemo Yesu, iyo aza gupfa mbere y'uko akora rwa rugendo yagambaniyemo Yesu, yari kubarwa nk'umuntu ufite umwanya w'agaciro mu bigishwa 12, ndetse n'umuntu wari kuba asize icyuho kinini. Yuda iyo apfa ataragambanira Yesu, ngo abantu bari kurira ku kiriyo bakavuga bati rwose tubuze umuntu w'inyangamugayo, tubuze umuntu w'ingenzi. Ngo ariko umugayo wakurikiye imibereho ye mu bihe byose ntiwari kubaho keretse ibyari kuzagaragazwa ku mpera y'ibihe. Ubu hari abantu bapfa, twarangiza tugatangira tuti agiye ari mutoya, yari kuzatugeza ku iterambere, naho yari kuzakubita se na nyina inyundo akabica. Kangira ikintu mbabwira, Yuda yari asanzwe ari mubi. Yuda yari yarananiye Yesu na mbere. Icyari gisigaye nuko Yuda yagombaga gusohoza ubuhanuzi bukeneye umuntu mubi nka Yuda. Kubana na Yesu imyaka 3 n'igice, ugendana nawe, musangira mu gitondo, musangira nimugoroba, Yesu akora ibitangaza ureba, ariko bikarangira ubuze ubugingo, birababaje. Ndagira ngo mbabaze, twebwe tugendanye na Yesu igihe kingana gute? Twazindutse ibitondo bingana gute? Twararanye na Yesu inshuro zingahe? Yesu yakoreye ibitangaza abantu bangahe tureba? Imyaka 3 n'igice ya Yuda yarahombye. Wowe ugendanye na Yesu imyaka ingahe? Ugendanye n'itorero igihe kingana gute? Nshuti zanjye, Yuda yari afite ikibazo gikomeye. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Yuda yari afite ingeso yo gukunda amafaranga, ariko mbere yari ataragera ku rwego rwo gukora igikorwa gikabije nk'icyo, yari yarakujije ingeso mbi zo kutanyurwa. Igihe cyose Satani azanye ikintu cyo kutanyurwa muri wowe, bizarangira uri umuntu ukunda iby'isi, kugeza ubwo uzicara ubuzi ko gusambana ari bibi, ariko wibuke ko ukeneye umwenda, wibuke ko ukeneye akazi kandi ugomba gutanga ruswa y'igitsina, wibuke yuko icyaha ari cyo kiri bugucira inzira, uzisanga umeze nka Yuda, umuntu utanyurwa n'ubuzima Imana yamuhaye. Satani azamushyiramo gukunda ubutunzi, narangiza bumwime. Biratangaje uburyo Yuda yagurishije shebuja ibice by'ifeza. Uyu munsi wa none natwe tujya tugurisha Yesu. Iyo ubonye akazi
wakomezaga isabato ukayikandagira. Iyo ubonye akazi wari umurokore ugahita utangira kuzaza utanga inzoga mu tubari, uba wagurishije umwami wawe ku giciro giciriritse. Nshuti zanjye, yari afite ikibazo, yari yarakujije ingeso mbi zo kutanyurwa kugeza ubwo arizo zarangaga imibereho ye yose. Urukundo yakundaga ubutunzi bwarenze kure urukundo yakundaga Kristo. Amafaranga yakundaga, uburyo yakundaga iby'isi byaragiye biba binini cyane biruta uko akunda Yesu, kugeza igihe gutanga Yesu yumvaga nta kindi yakora. Reka ngire ikintu mbabwira, ubu Satani agiye kudukundisha ibindi bintu ku buryo bizasumbya imbaraga ubukristo. Mu myaka iri imbere uzazura n'umuntu akubwire ngo nabishingutsemo, nabonye ntacyo birya, ntabwo igifu kibisya. Uwo ni umutima wa Yuda. Iyo ngeso yamugize imbata, maze Yuda yiyegurira Satani ku buryo yemeye gusaha bikabije mu cyaha. Kugendana na Yesu ukabarirwa mu bigishwa ba Yesu, ariko uri umukozi wa Satani w'umuhanga. Nshuti zanjye, Yuda byarangiye bibaye bibi. Yuda yabaye umwe mu bigishwa igihe abantu benshi bakurikiraga Kristo. Yuda yabonye abarwayi, ibirema, indembe, Yesu abakiza. Yuda yabonye ibitangaza. Yuda amaze kwitegereza Yesu ngo yumvise yifuza guhinduka mu ngeso ze no mu myitwarire ye igihe yazaga aje gusanga Yesu. Iki nicyo cyifuzo yari afite. Ariko igihe Yesu yajyaga gupfa, Yuda ibitekerezo byari byarahindutse, atakibuka n'icyamuzanye. Niko bimeze abantu baje badakurikiye Imana, bakaza mu gakiza nta muhamagaro bafite, mbere y'uko itorero rya Kristo rirenganwa bazaba batakinibuka ko babatijwe, bazaba batakinibuka yuko bamanitse akaboko kuri Yorodani. Kubera iki? Bazaba baravuye ku cyifuzo cyabazanye bageze ku byo Satani abifuzaho. Yumvise yifuza guhinduka igihe yazaga, kandi yiringiraga kuzabishobozwa no kwibanira na Yesu. Umukiza ntiyigeze asubizayo Yuda. Yamwemereye kuba hamwe n'abandi bigishwa, yamwemereye gukora umurimo w'ibwirizabutumwa. Yuda nawe yari umuvugabutumwa. Yamuhaye ubushobozi bwo gukiza abarwayi. Yuda yakizaga abarwayi. Yamuhaye ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni. Izi ni imbaraga Yesu yashyize muri Yuda. Aravuga ngo atazaza ajya mu bandi agakonja. Uyu ni umwana ndwaje, reka nkomeze ngoragoze ndebe ko hari icyo bizagira gute bizatanga. Iyo Yesu yajya gukora igitangaza yabwiraga Yuda ati jya imbere. Ikintu cyose Yesu yakoraga yabwiraga abandi ati mubanze mubwire Yuda bari aha hafi. Kugeza ubwo Yesu yamuhaye impano yo gukiza indwara, amuha n'impano yo kwirukana abadayimoni. Uyu munsi ntukakangwe nuko umuntu akiza abantu ngo abasengere bagakira. Ntukajye ukangwa nuko umuntu ngo yirukanye abadayimoni. Birashoboka. Ibi bintu byose Yuda yabikoraga kandi mu mutima we Yesu adafitemo aho kwicara. Ntuzakangwe n'umuntu ngo arabwiriza, ntuzakangwe n'umuntu ngo araririmba. Imana yo mu ijuru niyo ituzi, naho abantu bo nta kintu babazi. Hari icyo Imana itakoze? Murabona hari icyo Imana itakoreye Yuda? Ntabwo, nta kintu Imana itakoreye Yuda. Ariko Yuda ntiyigeze agera ubwo yiyegurira Kristo by'ukuri. Ntabwo yigeze aca ukubiri no gukunda iby'isi ndetse n'amafaranga. Yuda yageze ubwo avuga ngo amafaranga ni amafaranga, ntitaye aho aturuka. Kugeza ubwo yatangiye kuba umujura. Iyo bavaga mu murimo, Yuda niwe wagendanaga igikapu cy'intumwa. Kubera ko yari azi ko kwiba ari bibi, ngo yabonaga yabize icyuya akihanagura icyuya agakora mu gikapu. Akavuga ngo ubundi ubu umuntu wize amashuri nk'ayanjye aramutse agiye guhembwa umubyizi yahabwa ngahe? Akayabara, yarangiza agahita avuga ati yahembwa 20,000. Agakora mu mufuko w'intumwa akabika 20, akavuga ati ngiye sinjya ngenda mu ngendo zitarimo ikintu. Umutima wa Yuda wamaze kwinjira no mu nzu y'Imana, aho akantu kose gasigaye ari amafaranga. Umuntu araza kugusura urwaye, yarangiza akagusengera akakubwira ati kutamaye essence kandi nta n'imodoka agira. Ubundi mwaka essence nta na moto, essence ni iyi. Ibintu byose byabaye amafaranga.
urajya gukora ubukwe, umudiyakoni akakubwira ati rero kubona urusengero hari iwacu biragoye, uzanshake mbikwereke. Yarangiza kandi ni serivisi yoroshye, ni ukuza ku isabato ukavugana n'ababishinzwe, akakubwira ko bikomeye, umupfumbatisha udufaranga, umugurira icyayi hano mu mujyi, akakubwira tohereza momo mvugane n'umudiyakoni kazi, yarabuze twaramubuze, ukohereza momo y'ibihumbi 5 ati aya ntago yamuhamagara. Ni ba Yuda. Ba Yuda bari mu makorari, ba Yuda bari ku ruhimbi. Rimwe na rimwe Yuda uzamuhamagara asengera umurwayi wawe akire, narangiza kubwira ati kutama amafaranga uragira ngo nongere mudanangire yongera arware. Yuda ntashobora gukora urugendo rutarimo agafaranga. Yuda yemeye umwanya wo kuba igisonga cya Kristo, ariko ntiyemera guhindurwa n'imbaraga y'Imana. Gushaka kwiruka mu murimo w'Imana ukabira icyuya ariko utarahindutse umutima, ubu uzasorerwaho n'ubuhanuzi nk'ubwa Yuda. Yuda ibintu byakomeje kuba bibi. Yuda yitegereje abigishwa bose arabahinyura. Yuda yari afite umutima wo gupinga izindi ntumwa, kugeza ubwo yumvaga ko ari we ugize itorero, ndetse ko ryari kujya mu ngorane iyo bitaza kuba ubuhanga bwe mu icungamutungo. Yabaga akoze mu mifuko areba intumwa, areba ba Matayo, areba ba Petero batakandagiye mu ishuri, arimo kuvuga ati bajye bavuga ibigambo byinshi n'inkandagira bitabo twe tuba twarize, tuba tuzi ibyo turimo. Yuda yarebaga Yesu ngo umunsi Yesu aganira n'umusore w'umutunzi. Yuda yarebye umusore w'umutunzi aravuga ati wow, tubonye umukire. Aravuga ati ubundi abantu nk'aba nibo Yesu agomba kuzaza yakira. Yesu arangije abwira umusore w'umutunzi aramubwira ngo fata ibyo utunze byose ugende ubigaburira abakene, urangiza uzugire gute unkurikire. Umusore w'umutunzi ngo yateye umugongo yisubiriraho. Yuda yararakaye kuva uwo munsi agira umushiya, kuva uwo munsi ntiyongeye gukunda Yesu. Abantu bafatika barimo baraza akabanga, agatoranyiza inkandagira bitabo n'aba bagore birirwa bamugenda inyuma ngo yabirukanyemo abadayimoni. Ubu se arabona twazagera kuki? Yuda yumvaga yuko ngo ari we ugize itorero, aramutse adahari ibintu byagenda nabi. Nagira ngo mbabaze, igihe Yuda atarahari itorero ryarakomeje ntiryakomeje? Ryongerewe abakizwa ntiryongerewe abakizwa? Bariyongereye. Ushobora kwibwira ko hari icyo uri cyo. Reka ngire ikintu nkubwira, uzarwara, uzafungwa, cyangwa ingaruka z'ibyaha byawe zikujyana ahandi, bizagutangaza ko uzabona itorero ry'Imana nta kabazo na kamwe rigize. Ntukajye ugira ngo uri umufasha. Kristo asubira mu ijuru yaravuze ngo nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha ni umwuka we wera. Itorero rifite umufasha wa burundu. Nshuti zanjye, Yuda yibonaga nk'umuntu ufite ubumenyi buhanitse, ndetse yatekerezaga ko ari indashyikirwa. Mu myumvire ye yibwiraga ko yaheshaga umurimo agaciro, maze bigatuma mu mikorere ye ari we wivugiraga ubwe. Yuda yabaga yivugira areba inyungu ze, ari umujura. Igihe Mariya yazanaga amavuta akasuka kuri Yesu, Yesu yaravuze ati uyu mudamu ahantu abantu 2 cyangwa 3 bazaba bari, iby'uyu mugore bizavugwe, kubera ko umubiri wanjye awutunganyirije guhambwa. Ariko Yuda we yarari hehe? Yarari ku ruhande. Yumvise impumuro yikuba n'amafaranga, arangije aravuga ati aya mavuta apfuye iki? Yagombaga kujya mu isanduku y'abakene. Yuda yagendanaga isanduku y'abakene agaragaza ko ari ushinzwe kubavugira, kandi ibyageragamo byose yarabyibaga. Mu minsi y'imperuka tuzabona abantu bashinga amashyirahamwe yo kurengera abakene, tuzabona gahunda na systeme zo kurengera abakene, ariko ibizaba bikorwa ni ugukandagira umukene no kumugura inkweto. Ariko mwiriwe, niba utari Kayafa uri Yuda. Uyu mugabo witwa Yuda yategeraga amatwi ibyigisho bya Yesu buri munsi, akabona n'uburyo yitangiraga abantu. Yuda yakomeje kwirundurira mu ngeso zo kurarikira iby'isi. Amafaranga make
yakomezaga kwakira mu ntoki ze. Ayo mafaranga akomeje kumubera igishuko, kwakira udufaranga urya amafaranga utayakorera. Ubu hano hari abakobwa bamenyereye kurya amafaranga y'ubuntu. Umuntu akagusuhuza, mwaramutse, yego, umeze ute, sawa, uyu munsi nta gahunda ufite, umvara ntago zabura. Reba muri message nkohereje akamituyu, wajya kubona ukabona ni 300. 300 byaba ibya mituyu, uvugana nijoro. Ayo muzayaruka. Yuda yamenyereye gufata udufaranga tw'ubusa. Ubufaranga yinjizaga kandi Satani yaramushyizemo irari. Ubwo bufaranga yarabufataga aburya. Ubu uwababwira barya amafaranga y'amakorari bangana gute? Muyamubitsa ugafata umudiyakoni ukamukubita amafaranga uti uzanzanire resi aya nayi cyacumi. Naho yamaze kuba Yuda mu murimo azayarya. Nshuti zanjye, ikintu kibabaje cyane, Yuda amaze kugambanira Yesu. Yesu yagize ibimenyetso yereka Yuda. Yuda yarari nk'ahariya, Yesu ari ahangaha. Yesu akoresha rya jisho yakoresheje kwa Kayafa, ari kubita Yuda. Yuda na Yesu bahuje amaso. Umutima wa Yuda ureba Yesu, ubona ameze nk'umutegetsi wicaye ku ntebe y'imanza. Umutima wa Yuda urashwanyuka. Yuda yongera gutaka ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Maze umutambyi mukuru amaze kugarura ubwenge, bivuze ko umutambyi mukuru yari yataye ubwenge, amusubiza amuseka ati, biramaze n'ibyawe. Abatambyi bari bashimishijwe no kugira Yuda igikoresho cyabo, ariko bakerensaga imico ye y'ubuhemu. Baravuze bati, iki kigabo ni ikiryarya n'ikigome. Yuda yikubise ku birenge bya Yesu, ahamya ko Yesu ari umwana w'Imana. Arangije amusaba kwikiza. Yuda yabwiye Yesu ati, mbabarira, nahubutse nibyo, ariko ndabizi uri umwami, uri umukiza, uri umucunguzi. Wambabariye nubwo amafaranga nayariye nkaba nayagaruye. Aba bantu wabavuyemo ko ari abagome ukikiza. Umukiza ntabwo yacyashye uwamugambaniye. Yarazi neza ko Yuda aticujije. Kwicuza kwe yagukomoye ku mutima wamuciraga urubanza kubera gutinya gucirwa witeka. Ariko Yuda ntiyigeze agira agahinda nyakuri ngo yumve ko yagambaniye umwana w'Imana utagira inenge kandi ko yihakanye Uwera wa Isiraheli. Nyamara Yesu nta jambo yamubwiye ryo kumucira witeka. Yesu yamurebye mu maso afite iki? Agahinda. Muri no minsi ukurikije uko ubayeho, ukurikije ubuzima ubayemo, ukurikije uko ubanye n'Imana, Yesu akurebye ijisho, wabona ari ijisho rimwenyura cyangwa wabona ari ijisho ryuzuye agahinda. Nshuti zanjye, ikintu kibabaje gikomeye, Yuda yabonye ko kwinginga kwe ntacyo bimaze, maze ava mu cyumba cy'urukiko, habona nta kindi ari bukore. Yasabye Yesu kwikiza, Yesu yanze. Yagaruye amafaranga bari bamuhaye ngo agurishe Yesu. Amafaranga yagaruye nta na rimwe araryaho, ayajugunya imbere y'abatambyi. Arababwira ati, amafaranga yanyunga ndayabasubije, mumbabarire murekure uyu mugabo. Abatambyi bamubwira bati, ibyo birakureba ntibitureba. Yuda buri icyo akora. Amaze kubura icyo akora rero, Yuda yasohotse mu rukiko, agenda asakuza n'ijwi rinini, arimo kuvuga ngo igihe cyarenze, igihe cyarenze. Cyari cyarenze, ni cyari cyarenze. Yuda yihannye haburenzeho iminota mike, imbabazi ze zirangiye. Igihe cyarenze. Umwanzuro mwiza nagombaga kuba nawufashe ntarafata amafaranga, none amafaranga nayafashe. Igihe cyarenze, igihe cyagize gute? Cyarenze. Sinifuza umuntu uri muri iri teraniro wazashaka kwihana igihe cyarenze. Yuda yaragiye, yumvise mu mutima we adashobora kubaho kugeza ubwo yabona Yesu abambwa, maze amera nk'utaye umutwe, aragenda. Bibiliya iravuga ngo agira gute? Arimanika.
Yuda yaragiye yumva ikimwaro ntaho azagicisha, umutima w'ibyaha yakoze, ubujura yagiye agira, yibutse uburyo yahamagawe, areba uburyo Imana yagoragoje ubuzima bwe biranga. Arangije aravuga ati kubaho abantu bakazaza bibuka ko ari njye wagambaniye shebuja nkamugura amafaranga, ubu Yesu nimpura nawe nzamubwira iki? Nimpura n'izindi ntumwa nzazibwira iki? Satani aramubwira ati kemura akabazo. Nta muntu n'umwe ushobora kwiyahura Satani atamuri iruhande. Niyo mpamvu umuntu wiyahuye aba atazabona ubugingo buhoraho. Ubu usoje ubuzima bwawe uri kumwe na Satani. Satani aramubwira ati yahure, kemura ikibazo. Yuda yari imanitse. Bigeze nimugoroba, abantu bashagaye Yesu bamnyuze mu muhanda ujya i Karuvari bajya kubamba Yesu. Amajwi y'urusaku no gushinyagura yabo bantu babi yacecekeshejwe n'ibyo babonye aho mu nzira. Babonye umurambo wa Yuda munsi y'igiti cyumye ahantu hitaruye. Byari ibintu bitunguranye cyane. Uburemere bw'umurambo wa Yuda bwari bwaciye umugozi yari yakoresheje yimanika. Ubwo umurambo we wagwaga hasi warashwanyaguritse, kandi imbwa zari zatangiye kuwurya. Umuntu wari waratoranyirijwe kuzaba mu bwami bw'Imana, ubuzima bwe bwasoje. Yesu abari bavuye kumubamba bagarutse basanga Yuda yamaze kugira gute kurangira. Imbwa ngo zari zirimo gusosora amara ye mu nda. Bahise bahamba ibisigazwa bye aho ngaho ku nzira, ariko abashinyaguriraga Yesu bagabanije urusaku, kandi mu maso habo harahoze, ku buryo byabonekaga ko ibitekerezo byabo byari biri kure. Ingaruka zo kugira nabi zari zatangiye kugera mu ntekerezo z'abantu bigaragambije ku maraso ya Yesu. Filime ibirarangiye. Ndagira ngo mbabaze mu iteraniro, Yuda yaragoragojwe mu buryo bwose bushoboka, yego cyangwa hoya? Yego. Imana wowe imaze kugukorera ibingana iki? Imana yakugoragoje bingana gute? Imyaka umaze mu nzu y'Imana kuki udahinduka? Mu minsi iri imbere ko tugiye kugera mu ikorosi rigoye, uzaba umuntu w'Imana cyangwa uzaba umugambanyi? Uru rukundo rwo gukunda amafaranga kugeza ubwo amafaranga uyasumbisha agakiza, uru rukundo rwo gukunda ibyizi kugeza ubwo agakiza ugaca amazi kugira ngo uronke ibyizi, kugeza ubwo ugambanira ibyo wamenye, ukagambanira ibyo wamanikiye amaboko ngo urashaka kurya ubuzima, uzarangira nabi. Yuda yarangiye nabi. Ijuru ryari ryarashize akaboko hejuru ryerekana ko ntacyo ritakoze. Ndetse Yakobo igice cya mbere umurongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Umuntu yoshywa n'ibyo agize gute ararikiye bimushukashuka. Mu magambo make, Satani azi ibyo urarikiye muri no minsi wa mukobwa we, Satani azi ibyo urarikiye muri no minsi wa mugabo we. Kubw'ibyo ibyo bintu urarikiye nibyo birimo kugushukashuka. Umurongo wa 15, nuko iryo rari riratwita, iryo rari riri muri wowe riratwita rikabyara ibyaha. Ibyaha nabyo iyo bimaze gukura bibyara iki? Urupfu. Aciyemo. Kandi izi ntambwe nizo Satani arimo kuguteza mu buryo utazi. Birababaje kuba wabarabaye mu nzu y'Imana, ukaba umuntu w'Imana, ukagendana n'abantu b'Imana, Imana ikaguha impano, Imana ikagukoresha ugakora ibintu bidasanzwe, ariko ukazarangira nabi. Cyaba bibabaje. Umuntu wa gatatu ijuru ryagoragoje ni umugabo bita Pilato. Pilato ijuru ryaramugoragoje cyane. Reka Pilato na Herode tubajyanane, ni abantu bandi babiri biyongeraho. Pilato Yesu yamugeze iruhande, Pilato abona ibintu ntabwo ari ibintu bisanzwe, arangije aravuga ati ariko mumujyane kwa Kayafa. Kayafa amaze kumwitegereza ati hoya, bamusubiza kwa Pilato, bamujyana kwa Herode. Bamugejeje kwa Herode,
Herode aranezerwa, abonye Yesu aranezerwa. Herode yari ataragira ubwo ahura n'umukiza, kuko uhereye kera yashakaga kumubona. Herode yajyaga yumva inkuru za Yesu, ndetse umutima wa Herode wahoraga urimo amaraso ya Yohana umubatiza yamennye. Umuntu wakoze icyaha cyo kumena amaraso kimuhora mu mutwe. Ariko ubu ushobora gusanga hano hari n'abakobwa bahari gukuramo inda babigize umukino, yanyereje mu nda, akagiyemo kosa nyonga, akagiyemo kosa nyonga, bizaguhora mu mutwe kandi bizaguhora imbere. Herode yajyaga aryama ntasinzire, yajyaga gukura n'abantu b'amasura atamenyereye, akabikangamo Yohana wazutse. Baza kumubwira ibitangaza Yesu arimo gukora, umutima wa Herode uramubwira uti wabona ari Yohana wazutse. Ngo yahoranaga ubwoba bw'ayo maraso, ariko aravuga ati uko biri kose nimpura na Yesu hari icyo bizamara. Ibyo ari byo byose Herode yifuzaga kureba Yesu, yabonaga ari amahirwe yo gukiza ubugingo bw'uwo muhanuzi. Kandi umwami Herode yumvaga bizahanagura mu ntekerezo ze wa mutwe wuzuye amaraso bamuzaniraga ku mbehe. Vugaga ati mpuye na Yesu namusaba agakora igitangaza. Aramutse akoze igitangaza rero kikaba, nanamusaba akazura nde? Akazura Yohana. Mu mutwe yahoraga yumva Yohana azazuka cyangwa yarazutse, kubera kumena amaraso. Ndetse yumvaga amatsiko yazashira, kuko yibwiraga ko naramuka yijeje Kristo kumurekura, azakora nta kabuza icyo Kristo yasabwa icyo ari cyo cyose. Byagenze gute rero? Umutima wa Herode wari warabaye urutare kurusha igihe yahindishwaga umushyitsi n'amagambo ya Herodiya amusaba igihanga cya Yohana. Herode yari yarinangiye. Kristo yashoboraga kubwira amagambo Herode, yari gushobora gucengeza mu matwi ya Herode winangiye y'uwo mwami, yari gushobora gutuma uwo mwami agira ubwoba agahinda umushyitsi, amushyize imbere ibyaha bye uko bikurikirana, ndetse akamwereka ibiteye ubwoba byendaga kumubaho. Ariko Yesu yageze kwa Herode, mu gihe arimo kwitegereza Herode mu maso, abona ibimenyetso bimwereka ko Herode ibintu byose yagombaga kumenya yagize gute? Yabimenye. Herode yigishijwe na Yohana umubatiza, aranga ntiyabyumvira, kubwo kugira ngo arye mwene se umugore, yemera kwica Yohana umubatiza. Herode yacecekesheje umutimanama wamusabaga kwihana kuva Yohana yapfa kugeza igihe Yesu yari agiye gupfira. Abamarayika b'Imana nta kintu batari barakoze ku mutima wa Herode. Herode yari yaragiye yica abantu kugira ngo akundwe n'abantu, ahubutse. Amagambo akomeye. Yesu yageze imbere ya Herode araceceka. Iyo Imana ivuze inshuro nyinshi ntiwumve, guceceka guhinduka igisubizo cyiza cy'Imana kuri wowe. Byagenze gute? Ariko guceceka kwa Yesu niko kwabaye gucyaha gukomeye yashoboraga gutanga. Ngeze mu bifuzwe byose paje 575. Herode yari yaranze kwakira ukuri yagejejweho n'umuhanuzi uruta abandi. Bityo rero nta bundi butumwa yagombaga kubona, nta jambo na rimwe umwami w'ijuru yari amufitiye. Amagambo yose Imana yagomba kumubwira, Imana yari yarayatanze, Herode ayaca amazi. Ikindi kintu gikomeye, nimureba neza, ugutwi kwa Yesu yategeraga abantu bababaye, niko ari gufite umwanya wo kwakira amategeko ya Herode. Amaso ya Yesu yakunze kwitegereza umunyabyaha wiyihana, akeneye imbabazi n'urukundo rubatura. Ayo maso ntiyari afite umwanya wo kureba Herode, kuko Herode ntiyari akeneye kugira gute? Kwihana. Iminwa ye yakoresheje avuga ukuri kw'ingenzi Yesu, n'ijwi ryo kwinginga abanyabyaha hamwe n'ababaswe n'icyaha. Yacecekeye imbere y'umwami w'umunyagasuzuguriro utaribwiraga ko akeneye umukiza. Yesu ageze kwa Herode yaracecetse. Kora igitangaza nemere ko ari wowe. Yesu araceceka. Niba uri umwana w'Imana kora igitangaza ndebe. Wapi? Ariko urimo uraceceka, uzi ububasha mfite. Wapi? Yesu arangije arasohoka agira gute? Arigendera.
reka ngire ikintu mbabwira. Imana yagoragoje abantu, ariko hari igihe kizagera Imana igaceceka. Imigani igice cya mbere. Hari igihe kizagera Imana igucecekane. Hari igihe kizagera uyitakire iceceke. Imana ifite amaso areba, hari igihe uzayireba yo kukureba. Imana ifite ururimi iganiriza abana bayibahumuriza, hari igihe uzakenera guhumurizwa byange. Imana ifite amatwi yo gutega amatwi umunyabyaha wihana yatura ibyaha bye, hari igihe Imana itazayagutega. Imigani igice cya mbere. Imigani igice cya mbere umurongo wa 22. Yemwe mwabaswa mwe, muzakunda ubuswa mugeze ryari? Namwe bakobanyi, muzageza ryari kwishimira ubukobanyi? N'abapfu mukanga kumenya ubwenge. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho. Ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, igihe ibyago byanyu bizaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazantakira nkagira gute? Simwe mbaza? Bazantakira ngire gute? Mbihorere. Iyo umaze kugera ku rwego nk'urwa Herode, nta butumwa bwiza uba ukeneye, kuko ubutumwa bwose warabumenye ubuca amazi. Ubu murimo murasubira mu nzoga, amasomo ya Bibiliya azibuza ntimuyazi. Ubu murimo muraca inyuma abo mwashakanye mukajya gusambana. Ntago muzi ingaruka zo gushaka abagore benshi. Hari umuntu wigeze ashaka abagore benshi n'umwe mwabonye bitatumye n'agakiza ke kenda gutakara? Ubu murimo murihakana Imana mu bibazo. Abagore mwicaye murimo murajya mu bapfumu. Ntimubizi neza ko Sawuli yagiye yakagwayo? Hari igihe kizagera Imana igaceceka. Iyo ibintu Imana yagennye byose ugomba gucamo ngo ugaragaze yuko unesheje, iyo byanze Imana iraceceka, ukazahora uvuga, ariko ugashaka ijwi ry'Imana rigaruka kuri wowe ukaribura. Ndabinginze nimufatirane. Ikintu kibabaje Yuda uko byamugendekeye ni nako na Herode byagenze. Nubwo byakomeje, nta jambo na rimwe Yesu yamubwiye. Yesu yaracecetse. Hari bamwe bahindukiraga kwa Herode bagasubirayo bacecetse kandi bamazwe n'ubwoba. Byarangiye gute? Herode yumvise igishinja cy'icyaha, imirasire iheruka y'umucyo w'imbabazi yarasiye mu mutima we winangiye. Herode yumvise mu mutima we ahamya ko wari uri imbere ye atari umuntu usanzwe, kuko ubumana bwe bwagaragariraga mu bumuntu bwe. Icyo gihe ubwo Kristo yari azengurutswe n'abakobanyi, abasambanyi hamwe n'abicanyi, Herode yumvise muri we asa n'urebesha amaso ye Imana iri ku ntebe yayo. Murumva ko ari hafi rwose yo gukira. Ariko Herode arangije ahita abwira abantu ati muze mumufate mumukubite. Ibi bitekerezo byari muri nge bwari ubwoba. Yacecekesheje umutimanama. Uko yawucecekesheje ni nako ijwi ry'Imana ryinginga umunyabyaha ryacecekeshejwe mu mutima we. Herode ku munsi usoza amateka y'isi azazuka mu muzuko speciale w'abantu bapfobeje agakiza, bagomba kuzakareba n'amaso bakabona agaciro k'agakiza. Herode ibyo byararangiye, kandi muri iri teraniro hari abantu bameze nka Herode. Nta kintu batumvise,
bavutse mu miryango y'abadivantisiti, kuva ari abana bakambakambye mu rusengero, babwiwe ikibi n'icyiza. Iwabo ari abana batangirwaga kimwe mu 10. Barabizi neza ko ubusambanyi ari bubi, barabizi ko umuntu utari mu murimo w'Imana Satani amushakira umurimo. Ariko Satani yarabagize ubu bamaze kuba bakuru, muraganira akakubwira ati nsigaye numva ntazana ubwenge bwanjye bwagiye, nsigaye numva nta jwi ry'Imana rivugana nanjye. Cunga cyane utamera nka Herode. Imana yarakugoragoje kandi imirasire ya nyuma y'umucyo irimo irakurasira. Nubifata nk'ibisanzwe uzaguma kumera nk'uko usanzwe. Umuntu wa nyuma ni umuntu bita Pilato. Pilato nawe Yesu yamugeze imbere. Amugeze imbere Yesu aramugoragoza. Yesu yagoragoje Pilato. Amateka ya Pilato yari umuntu uhuzagurika. Pilato yari afite umugore umaze igihe kirekire arwaye. Abagabo baraha murabizi iyo urwaje umugore uba warahungabanye. Pilato yari afite abantu bahora bamutega imitego. Yesu ageze kwa Pilato, Yesu aravuga ati uyu mugabo nawe kugira ngo ataza kubigwamo, reka nze kugira akantu mukorera ngoragoze ndebe. Abatambyi bageze kwa Pilato bibwiraga ko kubera ko Pilato yari umunyantege nke kandi akaba arangwa no guhindagurika, imigambi yabo bari bazi ko iri bugere ku musozo bitabaruhije. Mbere yaho ngaho gato Pilato yari amaze iminsi asinya ibyemezo adatekereje huti huti. Barangije bamenya ko Pilato ahubuka mu bintu, bamenye ko Pilato ari umunyantege nke. Barangije baraza bamuprofita muri za ntege nke ze. Abantu tugendana, abantu twirirwana, abantu tugendana mu magurupe baratuzi, bazi intege nke zacu, bazi intege nke zacu, bazi aho bagomba guca bakadufata uko bashatse. Mu myumvire ye ubuzima bw'imfungwa ntacyo bwabaga buvuze. Pilato yafataga umuntu uhamwa n'icyaha n'umwere bose akabafata kimwe, atabanje gushakisha ubuhamya, yahitaga yicisha umuntu. Bamuzanira Yesu rero. Bamuzaniye Yesu, Pilato yarabyitegereje biramuyobera. Nyamara no kugeza icyo gihe Pilato ntiyaretswe ngo akore ibyo ashaka nk'impumyi itabona. Ubutumwa bukomotse ku Mana bwamuburiye ku gikorwa yendaga gukora. Mu gusubizwa kw'isengesho rya Kristo, gusubizwa kw'isengesho ryande rya Kristo, Yesu aho yarari yasabye Data wa twese ngo agire ikintu kidasanzwe akorera Pilato. Ijuru ryohereje marayika, aragenda ajya kubonekera umugore wa Pilato. Umugore wa Pilato wari uryamye ku buriri yabonye marayika aza. Marayika araza arabanza yigisha umugore wa Pilato, amwemeza Imana. Amaze kumwemeza Imana, amwemeza ko Imana yohereje Yesu. Arangije aranamubwira ati kandi kugira ngo umenye kuganiriye n'ijuru ugiye guhita ukira. Ngo ako kanya marayika yakoze kuri uwo mugore ahita agira gute? Ahita akira. Umugore arambura akaboko birakunda, afata ikaramu arandika, yandikira umugabo we. Kubera ko marayika yahise amuhiyerekwa, amwereka ko umugabo we agiye guhubuka mu rubanza rwa Yesu. Umugore yandika ibaruwa abwira umugabo ati ubyitondemo, watezwe umutego, marayika w'Imana yambonekeye arankiza, ananyereka ko uwo nguwo ukuri imbere ari umwana w'iki? W'Imana. Mugabo wanjye urabizi usanzwe uhubuka, iyi dosiye uyitondemo. Umuntu uzanye urupapuro yaje yiruka, abyigana n'abantu bacamo, ahereza Pilato urupapuro. Mu gihe Pilato yari arimo kubunza umutima atazi icyo akwiriye gukora, uwari uzanye ubutumwa yakomanze ku rugi maze amuha iyo baruwa iturutse ku mugore we. Iyo baruwa yaravugaga ngo ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi kuko naraye ndose byinshi kuri we kandi byambabaje. Iyo Imana igukunda, iyo wadanangiye umutima byanze, Imana igutuma ku mugore wawe. Kimwe mu bizakubwira ko washatse umugore mwiza nuko azagutinyuka akaguhangara mu gihe watannye.
Pilato ubutumwa bw'umudamu arabubonye arangije ahindura icyerekezo ashaka uko yakiza Yesu. Pilato yifuje cyane gukiza Yesu, ariko yabonye ko adashobora kubikora ngo maze agumane icyubahiro n'ubutware bwe. Aho kugira ngo abure ubutware bwe bwo ku isi, Pilato yahisemo gutanga utariho urubanza ngo abambwe. Ni bangahe hano ku isi batinya kubura ibyabo cyangwa kubabazwa bagahitamo kwirengagiza ukuri? Ubu turimo turabwiriza abantu gukomeza isabato. Umuntu akakubwira ati kugira ngo bazanyirukane ku kazi, afazari Imana izakoresha umunzani irebe ibyo nashoboye, iby'isabato ntacyo bimaze. Abantu biteguye kumera nka Pilato. Umutimanama hamwe n'inshingano biganisha umuntu mu nzira imwe, naho kwikunda no kwihugiraho bikaganisha umuntu mu yindi nzira ihabanye n'iyo. Umuraba ukurura uganisha mu nzira mbi, maze uwemeye kumvira umubi akajyanwa nawo kugeza yisanze mu mwijima wo kwishinja ikibi. Pilato yemeye guha abantu icyo bamusaba, yanze gutakaza umwanya we, maze atanga Yesu ngo bamubambe. Nyamara nubwo yitwararitse muri ubwo buryo, hanyuma icyo yatinyaga cyaje kumugeraho. Yatinyaga ko azava ku butegetsi akaba nk'imbobo. N'ubundi byarangiye bamukuye hehe? Ku butegetsi. Pilato yaragiye ajya ahantu ku karwa ko mu Bufaransa, ubuzima buranga, akazaza agenda mu nzira ngo akabona arimo arahura n'abantu basa na Yesu. Pilato biramucanga, amahoro arayabura. Yayoboraga ahantu heza bajya kumuyoboresha ahantu habi, mu baturage babi b'abagome. Pilato ngo areba ubuzima bwe bwashize, areba n'ubuzima bwe bw'imbere, abona kupfa biruta kugira gute kubaho. Pilato ngo yakemuye ikibazo nawe ariyahura. Abantu baraje mu gitondo basanga byagize gute? Byarangiye. Abantu bose Yesu yagoragoje bikanga, ubuzima bwabo bwarangiye nabi, kandi nta rundi rubanza, kuko Yesu yabaga hicaye n'intebe y'urubanza yicayemo. Ibyabo byararangiye. Ndakwinginze nawe ijuru rimo rirakugoragoza. Umuntu akicara akabwira Imana ati Imana, aho ugira ngo ngirane ikibazo na boss, nahisemo kunywa inzoga, ubu se nabigenza gute? Nta kindi kintu nakora, aho kugira ngo nirukanwe ku kazi nasambana n'umuntu ariko nkakagumamo. Erega Imana nayo irabibona. Pilato ngo yazanye ibase y'amazi arakaraba, abwira Imana ati nta kindi nakora. Ngo ari ku ijuru ryanditse ko Pilato yari agifite ikindi yagira gute yakora. Iyo urimo gukaraba wereka Imana ko nta kundi wabigenza, ijuru ryo riba rifite uburyo ryakwereka uko wagira gute wabigenza udakoze icyaha. Muri uyu mugoroba nsoje mbasaba ngo Imana irimo iratugoragoza. Ukeneye kugoragozwa inshuro zingahe? Kugoragozwa kw'Imana iyo gukomeje kubaho ukagusuzugura, birangira ututse umwuka wera, birangira imbabazi z'Imana zigiye. Ndabinginze, agahe dusigaranye ni gatoya, kandi muri iyi minsi iheruka Imana irimo iragoragoza bwa nyuma. Kangura kwizera kwawe, fata umwanzuro, tera umugongo icyaha n'ikibi, shaka uburyo uhindura ubuzima, wipfusha igihe ubusa, kuko Yesu arimo arakureba n'amaso y'impuhwe. Nyuma yaho hari igihe uzataka Yesu atakivuga, hari igihe uzashaka ko Imana igira ikigukorera, ubona Imana ibaye nkaho nta maboko ifite, kandi nyamara abaturanyi bawe irimo kubafasha. Ndakwinginze, saba Imana iguhindurira ubuzima n'amateka mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya ninde muntu uvuga ngo ubuzima bwanjye mise nsanga nanjye Imana yarangoragoje, sinifuza kunangira umutima wanjye, mfashe umwanzuro wo gushaka Imana, mfashe umwanzuro wo gusaba Imana ngo ihindure ubuzima bwanjye, mfashe umwanzuro wo gusaba Imana ngo impe kwihana nyakuri, kandi Imana inkure mu ntege nke, inteze umugongo, ntere umugongo icyaha n'igisa nacyo. Mfashe umwanzuro wo kumva nshaka Imana, nkangutse kugira ngo Satani ubuzima bwanjye ataburimbura muri aya masaha. Wowe ushaka kwiyegurira Imana, Imana ikaba yarakugoragoje, ukaba ugiye kwitura umutima wawe muri uyu mugoroba, tera intambwe uze dusenge, tera intambwe uze dusenge. Ngwino Yesu uvugane nanjye, ngwino Yesu uvugane nanjye, maze umbwire ngo ntago nagusize. Imana iguhe umugisha. Tera intambwe uyu mugoroba,
kugoragoza kw'Imana kwageze ku mutima wawe, urataha uko waje cyangwa urayiyegurira? Ndakwinginze, mu ijuru hari Imana irimo kugoragoza ubuzima bwawe. Ngwino witange, tera intambwe ntugire isoni, tera intambwe ntugire isoni. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ndararika muri uyu mugoroba, wowe ushaka guheranwa n'isoni n'ikimwaro by'icyaha ubigumane, ariko uyu mugoroba ni umugoroba wakagombye kuvuga ngo Mana, ibintu nari nicayemo mbihagurutsemo, ibyaha nakoze byose bihanaguza amaraso yawe, ubwo wabambwe ku bwanjye, nyemerera nanjye nitange ku bwawe. Yesu arimo arabahamagara, Yesu arimo arabararika. Aba bana batoya iyo bahagurutse kiba ari ikimenyetso ijuru rizabaha yuko namwe mwabyumvise. Kubw'ibyo uyu mugoroba ndakuraritse, sezerera ikibi, ndakuraritse, sezerera icyaha. Hari ibiganza by'Imana bigushaka. N'umutima wanjye maze umumurizo uti ntabwo nagusize, nyugururu. Tera intambwe uze wiyegurire Imana, wihutire kumva ijwi ryawe ry'impuhwe, nyuzuza ibyishimo. Mbwiza ijwi ryo mborera, mbwira n'urukundo, utuzane shiteka ubumudendezo. Vugana nanjye iteka, mbwira ubudahwema, reka numva kumbwira ngo sinaguhanye. Bantu b'Imana, hari icyo nagira ngo mbabwire. Ibihe byose Imana iturinda, uburyo Imana idukunda igakurikirana ubuzima bwacu, uburyo Imana itwitaho ikatwoherereza ubutumwa bwiza, igakoresha umutimanama, ni ibintu bidakwiriye gukinishwa. Ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Uyu mugoroba nongeye kukubwira ngo fata ubuzima bwawe ubuhindura ikibitsanyo, ububitse Kristo. Kuko nagira ngo mbabwire ngo niba abangaba barahuye na Yesu bakabifata nk'ibisanzwe, kwicara mu cyaha nta mahoro uzakiboneramo. Cyaba kigutunze, yaba ari isoni, yaba ubwoba, uyu mugoroba nongeye kukubwira ngo Imana irakugoragoza, ariko iyo birangiye bikanga, Imana irakureka, amahitamo yawe akaba yawe. Nongeye kubibutsa, niba hari ikintu umukirisitu agomba gukora, ni ukujugunya umwanda w'icyaha. Niba hari ikintu cyiza ukwiriye gukora, ni uguhungira muri Kristo n'ubuzima bwawe bwose. Bitari ibyo, icyo wakwiringira cyose nta kintu kizakugezaho. Mushyitsi wadusuye, kwicara ukumva yuko nta rubanza rukuriho, kiba ari ikimenyetso cy'uko umwuka w'Imana yamuritse mu mutima wawe, ntubyemere. Ariko niba hari ikintu ukwiye gukora muri uyu mugoroba, tandukana n'ikibi. Imana irimo irongerera abantu iminsi yo kurama, Imana irimo irongerera abantu amahirwe yo kubaho, kugira ngo imitima yabo yihane. Nongeye kubararika, hari umuntu muri mwe waba usigaye ushaka kwiyegurira Imana muri uyu mugoroba? Niba uhari, tera intambwe uze dusenge. Tera intambwe niba uhari, uze dusenge. Wigira isoni, wigira ubwoba, wikwita ku maso y'abantu, ihagurukire ku birenge byawe, utinyuke mu mutima wawe, utere intambwe, wegere imbere, ufatanye nanjye gusenga.
ndumva nifuza Imana, ndumva nifuza kugira ikikorera mu buzima bwanjye, ndumva nshaka ko Imana ikangura ubuzima bwanjye. Ni iki kikwizeza yuko uzaguma mu ntege nkeya no mu byaha ukarama ukagubwa neza? Turacyafite amahirwe yo gutakira Imana. Mbwiza ijwi ryongorera, mbwirana urukundo, utuzanesha iteka, uzanesha iteka ubu umudendezo. Imana ibaha umugisha. Vugana nanjye iteka, reka numva uko mbwira ngo sinaguhanye. Yobora abana bawe, yobora abana bawe, uvugane nabo. Umugisha ubuzuza ibyishimo kandi bige kugusenga. Uyu ni umwanya wo kwiyegurira Imana. Ngwino witange rwose, ngwino wiyegurira Imana. Imana igiye gutebutsa ubwami bwayo buzajyamo abihannye gusa. Ngwino ubane n'Imana kugira ngo uzabane nayo. Mbwiza ijwi ryongorera, mbwirana urukundo, duhagurutse twese. Utuzanesha iteka ubu umudendezo. Vugana nanjye iteka, mbwira ubudahwema. Reka numva kumbwira ngo sinaguhanye. Ngwino Yesu vugane n'umutima wanjye. Reka dusenge. Uwiteka munzi imbaze banye natwe, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ukore mu mugaragu wawe avuze ubutumwa bwiza. Ndakwinginze uturinde kubuninira, uturinde kuba nka Yuda, uturinde kunira ijwi ryawe, akugiye kuzatwembere kamba ry'ubugingo. Uduhe kwizirikana ibyo wadukoreye, uduhe kwibuka ibyo wadukoreye, tube nka Mariya. Dusuke amavuta ku birenge byawe, utwejeshe amaraso yawe washeshe ku musaraba. Ugiye kugaruka bidatinze, twaragukoreye, twaragukiranukiye. Twe n'umugabane uri muri rusengero uzatwicira mu bwami bwawe. By'umwihariko hari abitanze ubuzuza umugisha wawe, bagiye kunyura mu nzira nyinshi,
ubarinde gucika intege, ubahe gukomera muri wowe. Natwe turi mu rusengero uduhe kwibuka byinshi wadukoreye, hari aho twagiye tugwaguza, uduhe kukuzirikana Mwami Ishobora byose, uturinde gucika intege, uturinde ikibindi gisa naco cyose, kugira ngo ujye gutunguka ku bicu bidatinze uzatwembere ikamba ry'ubugingo. Musoni Faraviye ukomeze kumwongera amagara mazima, ukomeze kumuha uburinzi bwawe, ukomeze kumurindira umuryango yasize nabe bose, kugira ngo ku musozo w'aya mavuna tuzashima urukundo rwawe. Tutarabumbura umunwa ngo tugusabe ubuzi byinshi dukeneye, ni ukuri ni byinshi, ahubwo byiza watugeneye nk'abana bawe abaje mu rusengero rwose, uduhe gutana umugisha wawe mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.